Yes, bakunzi ba Mwami TV muri kubona aha mbagereye ni kuri stade Amahoro. Aha ni kuri stade Amahoro ngiye kubarebera umupira ugiye guhuza ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Mukura. Murareba ubu n'uburyohe bwa stade Amahoro. Reba ndorera we ndebera nawe stade Amahoro. Stade Amahoro aha ngaha haba hinjiriye VIP. Reba ukuntu habatoje hameze neza rwose. Aba ni aba Rayon Sport bari kujya kuri stade Amahoro kugira ngo bajye gukina n'ikipe yahe ya Mukura Victory Sport ihuye. Ukomeze murebe ibyo ni byiza nagiye mbareberamo mbabwira ni kabisa nanjye kambagerere kuri stade Amahoro mbereke kuntu iba yubatse imeze neza. Sibakunze banga bitibere ko iyi ni Amavubi bare nicayemo muri kubona ko ibintu bimeze neza cyane, muri kubona ko nicaye hano ikirenge kubona ko yes muri kubona ko ahangaha kuri stade hano stade yari yambaye ubusa ukurikije abantu bajya muri stade ukareba abantu, reba hari hakurya, rebe hose abareyo bavuze ngo bari bwuzuze ino stade. Ngiye nahageze kare ndimo ndabarebera, ukurikize mwirebere namwe hose murebe hose. Gusa nahageze mbere aba Rayon Sport bataratangira kuza, batangiye kuza bitangira kumera neza ariko mu gakeya. Aha ngaha muri kubona bari kwitoza, reba niba n'abasifuzi bari bagiye gusifura uyu mupira. Urabona ko abafana batangiye kuza abana naberekaga hatarimo abantu. Ibintu bimeze neza rwose. Reba abantu basifuye umupira. Yego, iyi ni ikipe ya Rayon Sport nayo ije mu kibuga itangiye kwitoza kugira ngo itwereke ko bahari. Banaba rero rwose ngira ngo mbabwire ati ni 5-5. Ni Mwamini TV mwakurikiye mbavuga nanjye nzambagereyo mbarebere ese wagwana bimeze bite. Aba nabare yongera ngo muri kubabona rwose. Ibintu biba bimeze neza aha ngaha mbagereyo byose ibintu mbavuga ati mbakubita ibintu hano 5-5. Bahari aba bari kwitoza bavuga ati turahari, mubanguke ikipe tugire gute turebe ko twayiva imbere tuyikubite cyangwa se idutsinde. Abara hakurya mbonyemo na fan club ya Ruhango. Ruhango fan club nayo yari yagezeyo rwose hariya ndayibonye. Komeze murebe ibintu kuntu byari byifashe hariya kuri stade Amahoro. Hano none ubu nongeye kubereka ndetse na Mukura nayo iba igeze mu kibuga nayo ikahita itangira gukora utuntu twa acrobatic two kwereka ko nayo irimo mu kibuga imeze neza. Urabona Mukura rwose hano yambaye umukara ndetse n'umuhondo, avuga ati ikipe ya Rayon Sport twayikubitiye Huye naha ku Mahoro tugiye kwikubita nta bintu bidasanzwe. Urabona hano noneho ikipe yose ndi kuyizana nahita mbereka ukuntu bari kwitoza. Avuga ati kabisa 5-5. Iyi ni Mwamini TV rero mukomeje gukurikira ngira ngo mbibutse niba utarakora subscribe kuri Mwamini TV nabwira gatinyaruka ukore subscribe kuri Mwamini TV ubundi tukomeze 5-5. Urabona iyi penke na kantu mbanyurijemo mbabwira nti nanjye narahababereye ngavuga ati rwose ibintu bimeze neza rwose. Mu kanya umupira wari kuba ugiye gutangira. Nukuba mu byo ndi kubabereka no twanagiye mfata ntago birira yiva ariko tunagiye mfata duke yambabwira ni ngiye naye nageze kuri stade ntago navayo ntabakubisa akantu. Iyi ni Mukura muri kubona iri kwitoza bavuga ati ikipe tugiye kwikubita. Nuko byari bimeze. Mba ngenda bafatira to bakwita ewana waba. Iyi ni Mwamini TV bayo tarakora subscribe rwose nyaruka duteze imbere kuri subscribe tujye dukomeza tubone motivation yo kukugirira n'ahandi hantu henshi hagiye hatandukanye. Reba stade urabona abantu bari batarazamo rwose, urebye ugereranyije no kuntu bavugaga ngo
urebye ukuntu bari kwitoza abakinnyi bagiye gutangira umupira, urebye n'ukuntu bavuga ngo baraba bayuzuye abareyo, ureba rwose ntago bishimishije cyane, bishimishije. Ariko yes, niko bimera muri football. Hano ubu mupira bagiye kugira gute, bagiye kuwutangiza 5-5. Mupira wari utangiye neza, wari utangiye, bagiye kuwutangiza, watangijwe na ekipe ya Mukura. Ekipe ya Mukura kahitirengura, ubundi ikubitamo abahita basaramuka baserebura, bavuga bati tutashye Huye. Umureo turamubabaje. Buri ko baba bari kuvuga, ariko n'ubundi abarebye match n'abana barebye mbere yabyo byarangiye n'ubundi koko Mukura ikubise ikipe ya Rayon Sport igitego kimwe, irayibabaje. So mukomeze murebe, ntago ngende ubundi kubereka umupira, ahubwo ndi kubereka utuntu twagiye turanga match, kuntu byari bimeze kuri stade. Ese abareyo batashye bameze gute? Ni ivyo ngibyo mbagira ngo mbabwire. 5-5. Urabona ko urabona ko ibintu byari bimeze neza cyane hano kuri stade Nyamahoro, kuri stade Amahoro. Ako dufite stade nziza bya hatari. Abantu umuntu aba yicaye yumva atekanye, ameze neza, icyo kunywa kikugeraho umeze umva. U Rwanda ruratemba amata n'ubuki kabisa, ibintu bimeze neza. Waho utaragera kuri stade utarareba ukuntu hameze, wamva waba waracikanwe. Nawe ntihajya haba umupira, jya usimbuka ugereyo urebe agapira, urebe ukuntu ibintu bimeze, urebe kuri stade, urebe ukuntu abantu baserebura, urebe ukuntu abantu babishimye kuri stade. Mbega nkubwira ngo niba utaragera kuri stade uba warahombye pe. Nta nkuru wazabona, uzabara ushaje, ntayo wazabara iyihe nkuru se, ntayo wazabona. Nta nkuru wazabona, uzavuga bakurebera stade bakayigufotora ukayireba gutya byonyine utaranayigeraho, kandi utabuze amafaranga yo kuba watega 6,000 byakugeza i Kigali bikanakugarura ukagura tike ihwanye n'ubushobozi bwawe. Rwose mba nkubwiye nti rwose mba nkurabuye nk'umusirimu. Kumunyamunyaruka mugere kuri stade bijya bari sawa, biba ari byiza kuba wafite ayo mafaranga yawe ukanyaruka. Reba nk'uyukapu ukuntu aba yazamutse yageze kuri stade akavuga ati ngewe nanjye reka nje kuri stade nirebera ibyo byiza byaho. Ahangaha rero ni ikipe ya Mukura bari kuvuga ati tugiye gusimbuza. Reba hano ukuntu ikipe ya Sport bari bagiye gute, bari kuyinjirira. Garide ari kuvuga ati abantu mwege mwipange neza. Ndongereyo ngarutse inyuma kugira ngo nereke abantu batari babonye wagwana, batari babonye ukuntu bimeze inyuma. Ukuntu mukurikire amazi, mbanze gufate ku mazi gatoya, icyaka kiba kishe. Mwamini TV, utarakora subscribe banyaruka akore subscribe kuri Mwamini TV. Yes, murakoze cyane. Ahangaha muri kubona ko iyi ni ikipe ya Rayon Sport yari ibonye kufura igiye gukubita hariya muri Razamu. Bavuga bati ibintu se biri bucemo bibiri bwo bimeze gute. Urabona ko abareba ari bikamufuye rwose, bavuga ati ubu ngubu, ariko bigeraho birayangira rwose. Baravuga bati turahombye. Mukura ikubita agapira yongeye garura. Abantu kavuga ati kabisa Mukura iba yaje ku kibuga yagize gute, yitoje. Urebye nawe ukuntu bari guhanahana agapira, birebe rwose, birebe utazavuga ngo ntago bakugiriyeyo. Reba ukuntu Mukura ikubita agapira igaruka ku izamu ye gute bya Rayon Sport.
yes muri kubona noneho aha tugeze ni match yari imaze kurangira, uri kureba ukuntu abayo batashye bavuga bati Mukura iratubabaje, igitego kimwe idutsinze biritwa no kwari kudutsinda ibitego nibura bikaba nka bitanu bikajyamo n'ubundi bakisibana. Ya polisi bivuze ati rero nawe kanakwe twigendere n'ubundi ko bikemutse se byakemutse gusa, ariko hano hantu haba ari heza, haba hafite umutekano, ureba n'abantu bose bari kugenda bifotora bavuga ati mbega uburyohe bwa stade. Reba Kapuko nawe bavuga ati dore uburyohe bwa stade, abakobwa bavuga ati twaje kwitembera ku mahoro. Harimo abantu benshi baba bagiye ku stade batazi n'umukinyi n'umwe, nkanjye nanjye nta mukinyi n'umwe mbanza ariko mba nagiyeyo. Bavuga ati nanjye reka ngere nigerereyo, ukuntu babasohoka rwose ku mutekano mwiza. Umutekano ukuntu polisi bihari ivuga ati Abanyarwanda bagomba kuba bafite umutekano, bavuga ati nta muntu n'umwe wagukandagira, nta wakwibaga telefone kawe, ibintu byose biba ari kuru kabisa kuri stade. Mva reba Kapuko n'abagenda yirebera avuga ati none turatsinzwe nta kundi, bose bavuga ati turatsinzwe ariko nta kundi nyine tuzagaruka ku ikipe sari ngo ari y'abareyo. Kono bareyo batashye tori rwose, ariko bakavuga ati nta kundi ikipe yacu nyine nuko biba bimeze, ntago twayivaho ngo kubera ko yatsinzwe tuzakomera tugaruka kuri stade. Reba rwose ngo baba yimanukira bitahiye abareshya. Ubwo rero nuko nguko nibyo namwe nagiye mbakusanyiriza mbaga ati rwose nk'umuntu wabagiriye kuri stade, tureba n'aba mama babize kuri stade bameze neza, agati nanjye mbagerereyo mbakubitireho ku kajisho gatoya mbabereka nk'abakunzi banje. Ibi nta handi hantu wabibona usibye kuri Mwamini TV, niho ngiye mba naje ngavuganire kandi mbageragereze mbarebere hari ahepfo mubona iri ni Petit Stade, naho naragiye ngerayo ndavuganire kamugende mbarebere wagwana ese biba bimeze bite no kuri Petit Stade. Kamba kubitireho nakajisho naho murebe kuko ngewe mba mbakunda, babwira nti nta rungu muzagera kuri Mwamini TV, ibintu byose ngiye nzambageragereza mbagerereyo mbabwira nti entertainment zose zigiye zitandukanye, bitaramo by'abantu babahanze n'abaki bose murabona ko ninza yanjyayo igikoresho ngifite kigaragaza ishusho imeze neza cyane. Nyeka nta kintu wanenga niba ukunze Mwamini TV cyangwa se Yes Kapo, urumva, cyangwa ugize gute utarakora subscribe, nakubwira hagati nyaruka ukore subscribe kuri Mwamini TV urebe ese tuba twakoza akazi kagize gute gakomeye byahatari. Tubatereka tubatembere ubutaha nzamanuka noneho mbagerire hahandi hasi bakoreye interview n'umukinyi mushaka, cyangwa se yego Kapo, urumva, cyangwa se umuhanzi musani uyu mutipe nawe yaje kwamamaza StarTime, nibyo ngije StarTime se n'ubundi ko yagezeyo StarTime hejuru kwisonga. Nawe mba nkatayemo n'ubundi hari abantu baba bariyamamaje ubundi butavuga ngo ibintu byahindutse abakunzi bacu niba muri kubona ko ibintu byahindutse, turi mu